Mwiriwe kandi uyu munsi ni umunsi wa nyuma w'umwaka wa 2020 turabifuriza ishya n'ihirwe rya 21 turatangira mu gitondo. Twagarutse ngo tuganire ku imigani yacu, insigamigani ingeri n'insigamigani nyirizina. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mugani, n'umugani witwa ngo ukenze rimwe ntaba kimaze. Ni umugani rero dukunda gukoresha, ariko akenshi uzwi n'abakuze kuko ukoreshwa nk'incoberamahanga. Kenshi tuwukoresha ku bantu tugira inama cyangwa se twereka ko ejo ari heza. Akenshi bakawubwira abagore cyangwa abakobwa, umukobwa wanzwe n'uwo wamubyariye cyangwa se umugore basenze akava mu rugo atarubamyemo kabiri. Ni umugani rero, ni umugani wasizwe n'abakurambere, ariko kubw'amahirwe barandika natwe tugasoma tugasesengura tukayibazanira hano kugira ngo namwe mumenye ubuvanganzo, mumenye ikinyarwanda ndetse mumenye n'amateka yacu. Turagaruka mu kanya rero turebe uwo mugani. Ese waturutse he? Wavuye kuki? Byari byagenze bite? Ese uwabaye amamuko y'uwo mugani ninde? Ngaho rero mukomeze mube muri aha hafi. Aho hasi hari subscribe, muyikoreho, ni ukwiyandikisha kugira ngo mujye mumenya imigani yacu. Imigani twabasomeye muyimenyere igihe. Ikindi kandi mubisangize n'abandi. Hari abanyarwanda benshi baba bifuza kugira ngo bamenye iyi migani. Murakoze rero, mureke tugaruke mu kanya turebere hamwe iby'uyu mugani. Ukenze rimwe ntaba kimaze. Uyu mugani wabaye akarande mu bakobwa, bawuca iyo babonye umukobwa cyangwa umugore ashavuzwe n'urushako, agashavuzwa n'urushako cyangwa se nuko rwangiritse, nibwo abandi bamuhoza bagira bati humura nyabusa uzashaka undi, buryo ukenze rimwe ntaba kimaze. Umugani rero wadukanywe na Gasharankwanzi mwene Bureshyo mu Gishubi cya Muganza i Rukoma, aho ni mu karere ka Kamonyi, kera hahoze ari muri Gitarama. Ibyo rero ngo byabaye ahahinga mu mwaka w'1800. Uwo mukobwa rero yari mwene Bureshyo w'umwene Gitori, asabwa n'umuhungu w'ibwega witwa Gatibita ka Gihinira, izina ry'igisekuru nyine cyo mu bega bo kwa Gihinira. Igihe cyo gutebutsa rero kigeze, Gihinira ajya gusubiza imisango yo gutebutsa kwa ba mwana we Bureshyo. Yajyagayo nyine kugira ngo umuhungu we ashyingirwe. Abakambwe bombi rero bamaze gucoca imisango, bahana igihe Gatibita azazira kurongorera kwa sebukwe. Hambere rero uwakwaga yakubitiragaho no gutahira, bikaba ikimenyetso cy'uko adaherewe ubuntu cyangwa se adatenze. Ni ukuvuga ngo iyo yamaraga gushyingirwa amaze gusaba no gukwa, ako kanya habagaho umuhango wo kurongora, akarongorera kwa sebukwe. Iminsi igeze rero Gatibita bamuha abakwe, baramuherekeza ajya kurongora. Bageze kwa sebukwe bamwereka urugo azatahiriramo, ni ukuvuga aho azajya kurongorera umugore we nyine Gasharankwanzi. Barabakira, babaha inzoga baranywa. Bigeze mu Matarama bababwira Gatibita ko ajya kurongora. Ararongora, barara mu bukwe, buracya babwirirwamo. Bigeze ku gicamunsi ajya kumara amavuta. Abo bajyanye rero bari bakiri aho nyine bamutegereje ko akora uwo muhango. Ageze ku buriri, Gasharankwanzi ntiyamukiranya, aramureka amara amavuta nta gugu. Gatibita bibonye arinjirirwa cyane, bimutera uburakari. Arasohoka abwira abo bazanye ati ntimunsiga turajyana. Bati ku mpamvu ki? Ati haraho mwumvise umukobwa wemera kuryamana n'uwamurongoye batabanje gukirana. Abandi bati ahari ubanza hari icyo yagushakagaho. Bati ni koko tujyane. Ubwo bashyira nzira basubira iwabo.
Kwa Gihina rero babonye abakwe bagarukanye na Gatibita baratangara. Bamaze kubicaza bababaza ikigaruye Gatibita, barabibasobanurira. Baremera ntibirushya basaba Gatibita gusubirayo. Rero Gatibita bamusabira ahandi ararongora. Gasharankwanzi wabenzwe na Gatibita yigumira iwabo, akaba umukobwa mwiza cyane ngo muri icyo gihe yari yarabengutswe na benshi. Bukeye bamurangira Rugaju rwa Mutimbo wari umutoni kwa Gahindiro. Twibuke ko Rugaju yari umutoni w'agahebuzo yafatwaga kimwe n'abana b'ibwami. Rugaju rwa Mutimbo rero aramureshya kuko yari ikirongore, baratebutsa aramusumbakaza. Amaze kugerayo Rugaju amuha urugo rwe rw'Ibunyonga, aho ni muri Gishubi. Urwo rugo rero nirwo se wa Gatibita yahakwagamo. Gatibita wa wundi wari warabenze Gasharankwanzi. Se wa Gatibita rero yari umwozi, akaba uwo mu gikari kwa Gasharankwanzi, akaba umuhakwa, akaba umugaragu wo kwa Rugaju. Bibaho rero bishyize kera Gihinira atahirwa n'igihe. Gutahirwa n'igihe rero kwari ukuba unaniwe ugacyurwa n'uwawe, ugacyurwa n'umuhungu cyangwa se umuntu w'iwanyu mu muryango. Yohereza umuhungu we rero ngo ajye kugifata. Abyumvise agira umususu kuko agiye guhakwa na Gasharankwanzi kandi yaramubenze yamurongoye uwo munsi. Ariko nyine kubw'amategeko aremera ajyayo. Agezeyo asubira mu muhango wabo w'abozi, ajya mu mata. Gasharankwanzi amubonye ntiyamugirira inzika, ahubwo aramukunda cyane. Ariko Gatibita ntiyanyurwa n'uwo mususu, akomeza kugira uburakari, akumva atanezerewe. Bukeye Gasharankwanzi ateranya abo mu rugo rwe bose, abozi, abanyagikari, abanyanzoga ndetse n'abaja. Bamaze guterana ahamagara Gatibita amwicazaho. Araterura ati, Gatibita, kukorana umususu n'imirimo ushinzwe, aho ntiwaba ukeka yuko nkwanga kuko wambenze wandongoye iryo joro? Ati, wanyenze rimwe ntiwakimara cyangwa se ngo ukijyane iwanyu, none shira ubwoba uhakwe nk'abandi. Dore n'inka nguhaye, humura sinzakwangira icyo. Burya ukenze rimwe ntaba kimaze. Baraho rero bose barabiseka, ariko bashima Gasharankwanzi, bituma byumvikana bijya hanze. Nuko guhera ubwo Gatibita ashira ubwoba, ahakwa neza nk'abandi nta mususu. Gasharankwanzi nawe aramukunda koko, ndetse aramutonesha, bigera hanze abantu barabyishimira. Barabikurakuza bihinduka umugani baca bumvisha abagore ko batagomba kurwara inzika uko bahukanye cyangwa se babenzwe. Kuri icyo gihe rero niho haturutse imvugo yavuye ku gisigo, aho bagira bati abagore bagira inzara ntibagira inzigo. Baba rero babonye umugore ushavujwe nuko umugabo we amwigaritse akamusenda, bakamukomeza bagira bati wihogora shenge, wihogora nyabusa, uzashaka undi. Burya ukenze rimwe ntaba kimaze. Ngaha rero aho ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi, ibirari by'insigamigani byo nakagaruka, kandi tubifuriza gusoza uyu mwaka neza mu mahoro. Ikindi tubashishikariza kwirinda iki cyorezo kiri hanze aha, kugira ngo uyu mwaka wa 2021 uzatubereye umwaka mwiza. Twaganiriye rero ku mugani witwa ukenze rimwe ntaba kimaze. Kenshi twakunda gukoresha uyu mugani ariko tutazi imvano cyangwa se amamuko yawo, ariko tuje gusanga waraturutse ku mugore witwaga Gasharankwanzi yaje gusendwa na Gatibita, ariko ntiyagira inzika, ahubwo aramukunda, yewe aranamugororera. Rero natwe niko twakwiye kugira uwo mutima uguhemukiye ntumurebe mu ndorerwamo. No mu Kinyarwanda baragira bati nta ugira nk'ukundi agize. Iyi migani rero tubasomera tuyikomora ku gitabo cyitwa Ibirari by'Insigamigani, ingeri y'insigamigani nyirizina. Ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Rero turabashimira kubwitange bwanyu mugira no kudukurikirana, hanyuma muzagire umwaka mushya w'2021. Turabakunda rero, muzagire ishya n'ihirwe, kandi Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde.